Reka nongere ngo ikaze udukurikira umunsi ku wundi wodahema kudukurikirana nkubwira ngo reka nkubwire ngo uyu munsi wa none reka dutemberane muri Morocco ahari kubera irushanwa nyafurika rya Kane. Ahangaha nitumara kuhava kandi turaza kwerekeza mu Rwanda aho hoteli Chateau Malala igeze guca bigacika. Iyi ngiyi yamaze gukomorerwa ndetse ikanashyirwa mu maboko mashya. Sibyo gusa kandi nyuma ya hoteli Malala, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Gianni Infantino wa FIFA nabo bahaye abana Noheli kuri wa 25. Reka nkubwire ngo kandi subscribe kugira ngo dukomezanye ngende imesha w'u Rwanda nk'ibisanzwe. Reka dutangire. Mu rugendo rw'iminsi 12 muri Morocco, igihugu naringezemo bwa mbere nanyuze mu miji ine yerekana mu buryo bufite aho buzi iki gihugu. Ninjiye muri Morocco mu Kuboza 2025. Iki gihugu kiri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Afurika, agace karimo ubutayu ariko natangajwe n'ubukonje nahasanze. Numvaga ko muri ibi bihugu by'Abarabu hahora hashyushye nko mu bindi bihugu bya Afurika, nsanga ahubwo muri aya mezi haba imbeho icengera bitewe n'imiterere ihari nanjye nahasanze. Ni imiterere y'ikirere cyaha. Ikindi nabone gitangaje n'uburyo ukigera ku kibuga umutekano waho ukajijwe cyane, usakwa nk'ugiye kwinjira mu ndege kandi uyisohotsemo. Abaturuka mu bihugu by'Uburayi aba nta visa basabwa, n'abaturuka mu Rwanda bahabwa visa ariko mu buryo bwihuse. Abaturuka mu Rwanda bahabwa visa ariko mu buryo bwihuse. Morocco nabonye ari igihugu gifite amateka yerekana ko bagize ibyo bita civilization kera cyane, atari ibyazanwe n'abakoloni. Ibi ubibonera mu myubakire n'inzu za kera no mu mibereho ya buri munsi. Ubona bo batigana abanyaburayi ahubwo bakunda umuco wabo cyane mu bikorwa byinshi. Nasanze abaturage b'i Morocco bakunda umuco wabo kugira ngo bigana abanyaburayi nk'uko mu bindi bihugu bya Afurika usanga bakora binyuze mu muco wabo kandi ikabateza imbere, kandi bigatuma igihugu cyabo gihora ku isonga nk'igihugu cyo muri Afurika cyateye imbere. Nagize amahirwe yo gusura imijyi yose ine, atariko ntago ari imijyi yose yo muri icyo gihugu, ahubwo ngo ni imijyi ine yose. Ndi mu modoka ngenda ndeba ibirambi irangwa n'ingo za kera z'abahinzi n'aborozi, bahingisha imashini ubutaka bwabo bugenda buhindura isura bitewe n'igice winjiyemo, ariko ahenshi ubutaka bwaho ugasanga buratukura cyangwa ugasanga busa na kaki. Iyi migi yose ihuzwa n'imihanda migari bita outlet mu majyepfo y'Ubufaransa z'ingika muri Marrakesh. Umuntu yakwita irembo ry'iki gihugu ry'amajyepfo. Marrakesh yashinzwemo hafi y'ikinyejana cya 11 n'ingoma za Berber. Marrakesh yabaye ku ikubitiro igice cy'ubutegetsi, ubucuruzi n'umuco muri Maghreb. Abo bayitaga umujyi utukura kubera ibara ry'inkuta z'inyubako z'uwo mujyi. Yabaye kandi umurwa mukuru w'ingoma nyinshi, kandi kaba n'ihuriro ry'imihanda ya makavani yahuzaga Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara n'ikibaya cya Mediterane. Medina bisobanuye umujyi urimo amasoko n'ibimenyetso by'amateka byerekana umwuga w'ubukorikori, idini n'ibindi bifite amateka akomeye ku buzima bwo mu mujyi. Twinjiye muri Casablanca, umujyi w'ubukungu. Casablanca ifite izina rikomoka ku cyambu cya Amfa, ifite amateka arenze intambara no kongera kubakwa bundi bushya. Ibinyejana by'abakurambere byakurikiranye kugeza uyu munsi cyane kubw'imihindagurikire yatewe n'Abanyaportugal nyuma y'Abafaransa, maze mu kinyejana cya 20 ikaba icyicaro
ikaba icyicaro cy'ingenzi cy'ubukungu n'inganda mu gihugu. Imipaka yayo yo mu majyepfo Facade Atlantique n'imidugudu igezweho byerekana uruhare rwayo nko kuba irembo ry'ubucuruzi rihuza n'ibindi bice by'isi. Uyu munsi Casablanca ni umujyi ukomeye mu bukungu bwa Maroc biciye mu cyambu, inganda, ibikorwa by'umuco, kandi izo zikaba ari inganda igihugu gikomeyeho cyane. Twinjiye muri Rabat ni umurwa mukuru mu bya politiki, ni naho hari ingoro y'umwami Mohamed n'izindi nzego nkuru z'igihugu. Rabat ni wo murwa mukuru w'amateka n'ubutegetsi, akaba ari naho hahura icyicaro cy'ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu, Mauritania, Tunisia. Amateka yabo avuga ko Rabat yavukiye ku ngoro y'ingabo agana mu kinyejana cya 12, aho hari hasigaye inyubako z'ingenzi. Mu kinyejana cya 20 Rabat yabaye icyicaro cy'ubutegetsi n'imiyoborere ya Maroc y'iki gihe. Kuri uyu munsi kandi Rabat ikaba ifatwa nk'umurwa mukuru ihuriza hamwe umurage w'amateka, ibigo bya leta n'ahandi n'imyidagaduro. Nkuko nabibabwiye n'ubundi dukomereje kuri Chateau Le Malala. Chateau Le Malala yamenyekanye ivuga ko iyi nyubako itagikora, yarahagaritswe by'agateganyo mu gihe arimo irashakirwa amaboko mashya cyangwa se ubuyobozi bushya. Uko tubikesha igihe.com, urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rwahaye uruhushya rwo gukora hoteli ya Chateau Le Malala yari iherutse gufungwa nyuma y'uko bigaragaye ko yakoraga nta burenganzira ifite. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwanditse kuri X yahoze ari Twitter buti inzozi mwari mufite zo kuruhukira ahantu heza cyane mu Rwanda zabaye impamo. Chateau Le Malala ya Christian Malala ya nyubako y'agatangaza iri ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi yongeye gufungurwa. Amarembo aruguruwe muri aka karere. Hari hoteli 14 ziteguye kubakirana urugwiro. Reka nanjye mbabwire ngo nimuze twigire muri Chateau Le Malala. Nyuma yaho iyi hoteli ikomorewe izajya icungwa n'ikigo gikora bijyanye no kuyobora amahoteli cyitwa Royal Retreat. Kuwa 22 Nyakanga 2025 nibwo RDB yafunze imiryango y'iyi hoteli nyuma yo gusanga ikora nta ruhushya rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo no gutanga serivisi z'ubukerarugendo no kwakira abantu. Ibi byose basanze itabyemerewe ariko ibikora. Ibi byabaye nyuma y'uko iyi hoteli yari imaze iminsi igaragaweho cyangwa se igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku masocial media menshi cyane kubera ubukwe bwa Shadadi Musemakweli na Uwera Bonnet bwahabereye. Bikavuga ko bahawe serivisi itanoze, ibi twita ngo ni serivisi mbi. Musemakweli n'Uwera bashinja iyi hoteli kubura umuriro bya hato na hato ndetse nta nyunganizi yawo yari ihari. Mu byo bayishinjije kandi harimo no kugabura amafunguro ateguye nabi, serivisi mbi n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa ubuyobozi bwa hoteli nabwo ntibwatinzemo, bwafashe iya mbere nabwo bugana iy'ubutabera. Bavuga ko abageni bakangishije hoteli ibikorwa byo kuyisebya no gukoresha uburiganya ngo batishyura amafaranga bari bayikoreyemo cyangwa se bari bayibereyemo, kuko byari byarenze ibyo bumvikanye byari mu masezerano. Ibishya muri Chateau Le Malala. Emmanuel Ngayabashya ukorana na Royal Retreat ari nayo igiye gucunga iyi hoteli yasobanuye ko izatangira kwakira abakiriya bundi bushya mbere y'uko uyu mwaka urangira. Ngayabashya kandi niwe uzaba ari umuyobozi w'igikoni cya Chateau Le Malala. Yagize ati
uburyo reservation zayo zakorwaga, abantu bashaka kuza kuhiyakirira ubukwe, kwifotoza n'ibindi bigiye guhinduka, kuko mbere nta buryo bwari buhari bumeze neza, ibyatumaga biba imbogamizi bikagonganisha abakiriya n'abahagana ba hoteli, abakiriya ba buri munsi ndetse n'abandi baje batari abakiriya ba buri munsi. Iyi hoteli ubusanzwe yagombye kuba iri ku rwego rw'inyenyeri 5, ariko mu igenzura ryakozwe ryasize rigaragaje ko serivisi itanga zitari kuri urwo rwego, cyane cyane mu bijyanye n'igikoni. Ngayabashya yavuze ko serivisi z'ibiribwa n'ibinyobwa zigiye kwitabwaho bishoboka ku buryo bijyanye n'urwego rwa hoteli y'inyenyeri 5. Ati ubu turi kwitegura ku buryo bushya serivisi dutanga, cyane cyane mu bijyanye n'ibiribwa bigomba kuba biri ku rwego rw'inyenyeri 5 mu bijyanye n'ibyiciro ndetse n'ibiciro biboneka muri iyi hoteli byose. Yavuze ko kandi hari ibizahinduka n'ibitazahinduka. Ati ku bijyanye n'ibiciro by'ibyumba byo ntibizahinduka, ariko ku bijyanye n'ibyo kurya no kunywa bishobora guhinduka. Mu bizahinduka muri iyi hoteli ni imiterere y'abakozi, aho izagira abakozi bafite ubushobozi bwo gukora muri hoteli y'inyenyeri 5. Ati ubuyobozi bushya ntabwo buza buje gusenya ikipe yari isanzwe iriho, ahubwo bureba intege nke zayo ndetse n'intege nke z'abari bari muri abo ngabo. Abafite intege nke bashobora guhabwa amahugurwa akenewe, niba wenda hari ikibazo cy'imyitwarire bafite, iyo myitwarire igakosorwa, byakwanga bagakurwamo, kuko gutanga serivisi bishingiye cyane cyane ku myitwarire n'ibindi nk'ibyo. Ikibazo cy'iyi hoteli na Musemakweli cyararikoroje ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abenshi bagaragazaga ko binubiye serivisi y'iyi hoteli yahaye aba bageni. Icyakora uyu muyobozi we agaragaza ko ibyo bitahungabanyije urukundo abantu bafitiye iyi hoteli, kuko n'ubu ku mwaka mushya biteguye kwakira abantu benshi. Iyi hoteli ifite ibyumba 21, yitwa Chateau Le Marara ya Christian Marara, gusa ubu ngubu akaba atari uzakomeza kuyicunga nk'ibisanzwe. Ni hoteli nziza cyane, iyo utembera mu byumba byayo urayireba kugira ngo ugeze muri Koreya cyangwa se mu Bushinwa. Yubatse mu buryo bwa Koreya, kandi bukaba ari n'uburyo bwa cyami, nk'uko mu byumva ngo ni Chateau Le Marara imenyerewe mu nyubako zo muri Aziya. Ni hoteli ikozwe neza, ifite inyubako kandi ikaba iri no ku mazi, ikaba igira view nziza, ikaba iri n'ahantu hafi y'ishyamba. Chateau Le Marara ikaba yongeye gukomorerwa, ikaba igiye gukora, akaba ari hoteli nziza cyane yamenyekanye kuko yanakorewemo n'indirimbo nka Feu de Toi ya Element L, ndetse ikaba ifitemo n'icyumba cyitiriwe iyi ndirimbo Feu de Toi yakozwe na Element L. Twongere tugaruke kuri iyi nkuru. Perezida Kagame ndetse na Infantino wa FIFA bahaye Noheli abana bakina ruhago mu Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na Perezida wa FIFA Gianni Infantino bahaye impano y'imipira yo gukina abana 220 bakina ruhago mu gikorwa cyiswe FIFA Football Festival cyabereye muri Stade Amahoro tariki ya 26 Ukuboza 2025. Ni igikorwa cyateguwe mu gushyigikira iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda no kwifuriza abana bawukina Noheli nziza. Abana bakitabiriye baturutse mu turere mu marerero 11 yo hirya no hino mu gihugu. Abo
barimo abakobwa 100 bo mu marerero 5 batarengeje imyaka 13 n'abatarengeje imyaka 15 n'abahungu 120 batarengeje imyaka 13 batarengeje imyaka 11, 13 na 15 baturutse mu marerero 6 bose baherekejwe n'abatoza babo 10. Perezida Kagame yashimiye Gianni Infantino wahisemo kwizihiza Noheli ye mu Rwanda akifatanya n'abana bakina umupira w'amaguru. Aho Perezida Kagame yagize ati ndatangira nshimira Infantino kuko we n'umuryango we bashoboraga kwizihiza Noheli ahandi, ariko bahisemo kuza hano kugira ngo basangire Noheli namwe mu buryo bwa ruhago. Wakoze cyane Gianni. Yongeyeho ko uretse kuba umupira w'amaguru ushimisha abantu ugira uruhare mu kuzana amahoro hagati yabo. Ati stade yitwa Amahoro Stadium, aha niho hantu hakwiriye dukoresha umupira w'amaguru mu gutanga amahoro. Nubwo tudafite amahoro ahagije mu karere kacu, ariko twahoze tubukoresha mu kuyageza muri aka karere n'ahandi. Mu ijambo rya Perezida wa FIFA Gianni Infantino yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku gikorwa remezo cyiza cya Stade Amahoro. Avuga ko ari ahantu heza hazabera imikino ya FIFA Series izabera i Kigali muri Werurwe 2026. Yakomeje agira ati bana, ndagira ngo mbabwire ko nishimye kandi ntewe ishema no kuba ndi hano. Noheli nziza kuri buri wese, nimwe twishimira, nimwe dushyize imbere nk'abana b'u Rwanda, igihugu cyiza. Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire yashimiye FIFA ku ruhare ikomeje kugira mu iterambere rya ruhago mu Rwanda, aho kuri ubu hari kubakwa ibibuga 4 bigezweho: Igicumbi, Rusizi, Rutsiro kuri Ferwafa, binyuze muri gahunda yayo ya FIFA Forward. Yongeyeho ati ibyo bizafasha gukomeza kwitoza, guhuza abantu bose muri siporo no kuzamura impano zabo. Gianni Infantino yavuze ko atari ibyo gusa, bazanafatanya kuko bateganya no kubaka ibibuga 20 bizajya hirya no hino mu gihugu mu bigo by'amashuri. Umutoza wa Paris Saint-Germain Academy Umunyana Seraphine yavuze ko kuba abana bahawe imipira bizabafasha kubakurikirana, kuko uko umwana akora ku mupira kenshi ari uko bimufasha kuzuza impano ye cyangwa se gukuza impano ye. Biteganyijwe ko imipira 5,000 ariyo izatangwa hirya no hino mu bibuga binyuze kuri iyi gahunda ya FIFA Football Festival. Reka nshimire mwese twabanye, nge nari Mesha w'i Rwanda nk'ibisanzwe, cyangwa se hani kuri Afriking Empire Christian. Kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Uwo mwari kumwe na wundi ni Mesha w'i Rwanda Christian.